Bon, ni karibu kandi nanone mu masomo yacu ya Javascript. Uyu munsi tugiye kwiga conditional statements cyangwa se uburyo ukontrola program yawe cyangwa se website yawe uyihaye amakondisiyo ibyo igomba kugenderaho. Icyo turi buhereho cya mbere nicyo bita if condition cyangwa se kuyibwira ngo niba bimeze bitya gira utya. Iyo niyo twita if condition. Niba bimeze utya kora iki ngiki. N'urugero, reka manze mfunguye mu muhanda ahangaha. Uyu muhanda ahangaha nta urimo. If ivuze ngo uba ufite gusa inzira imwe ugomba kunyuramo cyangwa se ugomba gukomeza ari uko gusa hari ibintu runaka wujuje. Urugero, ufite imodoka uratwaye uri kugenda, baravuga ngo niba urugero imodoka yawe ari ntoya komeza muri uyu muhanda, niba uzi ko imodoka yawe ari nini ntunyure hano. Ni urugero, kuko wenda imbere hari ikiraro, nuhakomeza ukahanyura imodoka yawe iraza kugwamo cyangwa se uraza kugira impanuka. Ariko muri programmation ntabwo ari gutyo, ahubwo ho ntiharenga, ntibikunda kwiharenga mu gihe bayibwiye ngo nukora iki ngiki. Niba mu gihe bayibwiye ngo n'ubutujuje ibisabwa ntukora iki ngiki. Ni ukuvuga ngo if rero ni uko nguko ikora. Urugero, reka x ni umubare dupfuye gufata ungane na 5. Sibyo? Noneho if ikora ite rero. If iravuga ngo if niba ya x wa mubare wawe x tuzi ko twashyizemo 5 uruta 3, niba wa mubare wawe uruta 3 ugomba kugenza utya, kuko if ni nka function ngo ufungura ama parentheses hanyuma ukaza gufungura n'ama accolade ahangaha. Niba umubare wawe uruta wa mubare washyizemo hano uruta 5 gira gutya, bwira umuntu ngo wa ndi uruta 3. Niba umubare wawe washyizemo uruta 3 birumvikana 5 uruta 3, bwira abantu ngo cyangwa se tanga ubutumwa cyangwa se kora iki kintu. Ni gutyo program ikora. Nuvuga ngo niba twabibwiye ngo niba x iruta 3 vuga ngo urakuze, wenda ushobora kuba ari imyaka, vuga ngo urakuze. Urugero, reka tuvuge ngo document right, tutwandika ngo you are old. Sure. Urashaje cyangwa se urakuze bihagije, ubwo nabigiranyije n'imyaka. Wabibonye ko wese tugira ngo you are old. Urugero, nshyizeho 2 kuko 2 ntabwo ntiruta 3, nta kintu bari bumbwire, ntabwo bari bunsubize kuko 2 ntiruta 3. Nuvuga ngo ibi ngibi birimo hano bikunda gusa iyo iki ngiki kirimo hano cyangwa se iyi condition yabonetse cyangwa se yakurikijwe. Niba x ingana na 2 iruta 3, iyi ni biruta kora ibi ngibi. Mpita njya kuri else rero. Iyo bita else, mu gihe ibyo ngibyo bitakunze, niba ibi birimo hano bidashoboka, niyo bita else, kora ibi ngibi. Ngo document right cyangwa se andikira aho ngaho ko you are too young, uracyari gato, uracyari muto. Voilà, wabibonye kuko 2 iri munsi ya 3 bivuze ko iyi condition bitakunze. Hano ntibyakunze, program igenda gutya. Ibi bidakunze rero ijya gukora ibikurikiyeho hano. Ibikurikiyeho ni ibi ngibi. Nuvuga ngo niba bidashobotse, ibyo ngibyo byose wagiye usaba bidashobotse, kora ibya nyuma na nyuma ukora ibi ngibi. Cyangwa se nta kintu ushyizeho nta kintu utanga. Sinzi niba akunga ko tukumvise. Hama reka tugusubizeho wenda 10 birumvikana. 10 ruta 3 ubwo baduhereza uyu murongo you are old, ariko rimwe iri munsi ya 3 you are too young, kubera yuko ibi byanze nuvuga ngo ibirimo hano ntago biba bigikunze, bahita bakora ibirimo hangaha. Iyo niyo if else. Hanyuma rero hari igihe ushaka condition 3, nuvuga ngo ushaka wenda iki niba kidakunze ugerageze iki nacyo niba kidakunze ugerageze iki nacyo niba kidakunze ugerageze iki. Reka turugero dufatire wenda ku manota. Tuvuge ko wenda bakorera ku 100, sibyo?
niba umwana yabonye amanota 0 ku ijana, baratubwira ko iyi 0 ntabwo iruta ijana, ni ukuvuga ngo baraza hano you failed, watsinzwe. You failed, watsinzwe. You failed. Umwana nabona x ni amanota y'umwana, nabona ijana ku ijana, mubwire ngo you passed cyangwa you succeeded. Voilà c'est ijana ntibiri ukunde kubera yuko ijana ntabwo birimo bihwanye. Nshatse gushyiramo bihwanye toujours akangaka tukandike. Iyi ntabwo condition yuzuye kubera ko ijana ntabwo iruta ijana, ahubwo birangana, ariko ijana na rimwe iruta ijana, niyo condition itivura nayo. Reka dusubije ku ijana noneho kugira ngo n'ijana bari ririmo ahangaha. Ni ukuvuga ngo bibara bite rero? X n'uyu mubare, hano hari ibintu biri hano, hari n'ibintu biri hano. Ibiri hano ni ibiri muri iki kimenyetso, ibiri hano ni ibiri muri iki kimenyetso. Hari ubwo rero tuba dufite n'ibindi biri mu kimenyetso cyo hagati. X mu gihe x ingana n'ijana, twatanze condition yuko ijana, nuvuga ngo x yacu biri hano, ntabwo abari ibi, ntabwo abari ibi ngibi. Kugira ngo rero ibyo ngibyo bikunde, kugira ngo bikunde baduhereze iyi message ko uyu muntu yatsinze, ni ukwera ko wenda ni uko dushyiraho byibuze 99 hano. Icyo gihe condition yacu ihita ikunda, you succeeded, cyangwa se tukagira dutya tukavuga ngo ijana biruta cyangwa bihwanye. Biruta cyangwa bihwanye ni ukuba yandika aka kabihwanye k'inyuma kagomba kuzaho. Icyo gihe iyi condition irakunda kubera ko x iruta cyangwa ingana n'ijana, uyu muntu aba yatsinze. Ariko nkuyeho ibihwanye, uyu muntu aba yatsinzwe kubera ko ntabwo x iruta ijana, ahubwo x irangana n'ijana. Voilà, njye gukora condition eshatu. Rimwe yatsinzwe, ya kabiri yagerageje, ya gatatu yatsinze. Voilà, wagize 20, niba tuvuge wa mwana afite 20 yatsinzwe kuko x ntabwo iruta ijana, yatsinzwe. Ariko noneho reka tuvuge ko yagize 50 cyangwa 60, baracyavuga ko yatsinzwe kubera ko hari ikintu kiri kuramo, kandi wenda mu by'ukuri wenda ayo manota ntabwo ari mabi, cyangwa se 80 ntabwo ari mabi, ariko kubera ko atageze ku ijana bakumubwira ko atatsinze. Reka dushyiremo indi condition hagati. else ugomba kuyitwara ukayivanaho. Ni ukuvuga ngo if itangirira hano ikarangirira hano, indi yose ifungukira ikarangiza hano. Ngiye gushyiramo indi condition imubwira ivuga ngo else if nanone niba amanota x yawe iri hejuru ya 60, document right ko watsinze, voilà, ko you tried, voilà, you tried, wagerageje. Voilà, c'est urabona ko uyu muntu yagerageje kubera yuko x hano ntabwo iruta ijana, ahubwo irangana iri munsi, ntabwo iruta ijana, iri munsi y'ijana, ariko nanone x iri hejuru ya 60. Ni ukuvuga ngo yagerageje. Hano nshyiraho bihwanye. Hano dufite gusa condition eshatu umuntu bagomba gusubiza. Umuntu watsinze bagomba kumusubiza ko yatsinze, ko yatsinzwe, cyangwa se yagerageje. Ni ukuvuga ngo umuntu wagize hano hagati ni hejuru ya 60, yagize 59, 59 ntabwo ari hejuru ya 60, yatsinzwe, you failed. Okay, yagize 60 nabwo yatsinzwe kubera ko tutashyizeho bihwanye ahangaha. Bihwanye itumuhereza ubushobozi bwo gutsinda. Hanyuma 59, 60, 40 n'ibindi kumanuka kugeza kuri 0 abarizwa ahangaha.
niba ari hagati niba ari hejuru ya 60 abarizwa hanga yagerageje, niba ari 100 cyangwa se ari hejuru ya 80 reka twe gukabya hejuru ya 80 cyangwa 80 tuvuge ko yatsinze. Nyuma reka tuyagire 80 kuko harimo bihwanye, baramubwira ko yatsinze. You succeeded, yatsinze kubera yuko harimo bihwanye ahangaha. Okay, if else ninze ko mubyumvise ubusobanuro bwabyo. Kandi subiremo, if bivuze ngo niba iyi condition yuzuye kora iki ngiki. Else if niba nanone iyo condition ya mbere tubonye bidakunze ongera ugerageze iyi ngiyi, hanyuma unkorera ibi ngibi nawe niba bikunda. Okay, iba byose byo hejuru byanze unkorera ibi. Urugero kano nshobora kongeramo indi condition ya nyuma, itegeko igomba kuba else gusa. Condition zo hagati zose zishobora kuba else if. Reka nze nkwereke urugero ngo hano kanze bitandukanya wenda kugira ngo ubashe kubyumva. If niba umuntu afite hejuru ya 80 yatsinze, niba umuntu afite hejuru ya 60 yagerageje, niba umuntu afite ibitari ibyo bitari hejuru ya 80 bitabi hejuru ya 60 yatsinzwe. Reka mvuge noneho nanone indi condition, umuntu wagize hejuru ya 90 else if. Okay, kandi ngashyiremo hano nibuka ko ufungurira hano ugafunga hano ukabona kwandika, kandi imaze kwandika condition uretse else ya nyuma gusa itagira parenthèse, izindi zose zigira parenthèse ugomba gushyiramo condition bagomba kugendera kugira ngo baguhereze ibintu birimo hano. Ntibashobora gukora ibi n'ibi icyarimwe, baguhereza kimwe muri ibi ngibi, iyo condition igomba kuba yuzuye. Reka nze nkwereke urugero. Reka uyu watsinze tumurekere kuri 80. You succeeded. Hanyuma uwagize hejuru ya 98 tumugire ko you are promoted donc yimutse kwa bamujyanye handi hano. Uyu muntu wacu x ifite 80 ni hano, bagomba kudereza message. Nuvuga ngo rero ndamutse nkuyeho kano baba bamujyanye hano hasi, yaba yagerageje. Reka ngasubizeho none kugira ngo uyu muntu abe promoted nuko amanota afite aba hejuru cyangwa angana na 98. Wala se katuvuge ko afite 98, uwo muntu aba yabaye promoted. Iyo niyo if else, niyo statement. Application programming zose zirayikoresha, ni ahantu uzayisanga ahantu hose ikora kimwe. N'urugero uyibwira program kuyikoresha igiye gufata imyanzuro runaka. Tuvuge amakipe abiri yakinnye ariko ntago uzi kuvuga ngo ikipe nayo yatsinze. Tuvuge ngo let's Arsenal yatsinze Arsenal goals, sibyo bibingana na 3 na 2. Noneho reka Man United goals, okay, United ingana na tuvuge ko ingana na 3. Voilà, ngiye kubaza ngo ninde watsinze entre aba bantu babiri, sibyo. If niba in value, même si uko nakora ari ijambo if Arsenal iyo nzanye gusha bavuze ko nkaho mbanzanye kabiri hangaha iruta Man U, nukuvuga ngo document right ibitego bya Arsenal bitujya Man U ngo Arsenal won. Okay, else document right Man U won. Man United won. Voilà, serika tse nkore hizi conditions z'uru wazumvise nge kureba none ibyo dufite Arsenal ifite ibitego 2, Manchester gafite 2, ibitego 3. Rero byose Manchester yatsinze kubera ko Manchester ifite ibitego 3, kubera ko ibitego bya Arsenal ntago biruti bya Arsenal, biruti bya Manchester. What if Arsenal nyahaye 5 Man U nkayihereza wenda 4, irabikompara itikubwira ngo Arsenal yatsinze. Nizere ko uri kumva icyo if conditions imaze niyitanga ibintu umuntu ari bubone mu gihe hari ibindi bintu byabereye inyuma twe tutazi, ariko tukamwereka ibintu bigendeye ku byo dufite muri programme yacu cyangwa se amadone yacu dufite.
reka tugerageze dukoreshe prompt. Computer irakubaza igatega amatwi no ukayisubiza. Reka prompt ikubaze ngo how many goals? How many for Arsenal? Arsenal. Uri buhereze ibitego. Reka tujye no kuri Man dukore byose. Nimara kukubaza ibintu bya Arsenal, reka kubaza ibya Manchester. Niko iyi condition ivuga. Prompt ni nko kukubaza, computer irakubaza none ibisubizo ushizemo ibishyira hanga. Manchester kubaza nayo ibisubizo yahaye irabishyira hanga. Hanyuma compare ibisubizo yahaye ikubwire ngo yatsinze ni ngiye. Reka twagiye. How many for Arsenal? Tuvuge ko Arsenal yatsinze 3. Nukanda kuri okay, reka kubaza sorry nibagiye gushiraho Man U. How many for Man U? Man United. How many for Arsenal? Arsenal yatsinze 4. Ihita kubaza Man U itsinda 5. Icyo kukubwira ngo Man U yatsinze. Reka twongere dusubireyo, twongere dusavinge cyangwa se dukore refresh. Arsenal yatsinze 1, Man itsinda 3. Man United yatsinze. Reka twongere tu refreshing. Arsenal nifite 5, Man U nifite 2. Arsenal yatsinze. Voilà. Umvise if as iyo condition nizeri kumvise ibyo ari byo ikikora biterwa na done wayihaye cyangwa data wayihaye, ikompara imibare, ikompara n'amagambo. Yego urugero kanze nkwereka urugero Man U voilà Man U cyangwa se team Arsenal reka team tuvuge ko ari Arsenal, uvuge ko ari string ugomba ko ari Arsenal. Hanyuma coach tumwite Arteta. Ala tugiye kureba rero, ntabwo bingi byo ntabwo ari imibare n'amagambo strings. Mu gihe team cyangwa coach, mu gihe coach ari ushyiramo bihwanye 3, ugashyiramo value guca ari Arteta Arsenal team. Okay, voilà ni Arsenal team. Tuvuge Ten Hag, ntabwo icyo gihe condition agira bigikunze kubera ko ntabwo coach akiri Arteta yabaye Ten Hag. Ubwo ibingibi nibi bikundira hita kuri else rete kugira ko ari Man U team, rete kugira ko ari Man U team, Man United. Bana kwisi kugira ko ari Man United. Okay, voilà c'est akora kumvise ikompara imibare igakompara n'amagambo. None tuvuge mu gihe coach atari negation, donc guhakana no gushiraho kano kana. Mu gihe atari Arteta uvuge ko ari Man U. Nubango no mu gihe ari Arteta, mu gihe coach uko coach hano ni Ten Hag. No condition yatubwiye ngo niba atari Arteta ubwo ni Man U. Niba ari Arteta ubwo niba bitari Arteta undi wari wese araba ari Arsenal. Voilà. Uko dufite Ten Hag. Nubango nago ni Man United kuko atari Arteta. None dushiramo Arteta hano. Arteta biratuba Arsenal United baranyitse abafana. Voilà Arsenal. Voilà, nizere kumvisha if conditions. Reka tujye kuri icyo twita noneho roups.